Nawandi mutima mubi wakaraka video aho guribaza uti se Jackie brandinze kuriya Jackie akoraga ibigana akavuga ngo njyewe nubwo nashakwa nta kizambuza kujya mu bajama banje ako nakantu kambere sibyo ukibaza uti Jackie aragenda rwubaka ibikunde ese mu bantu mwabonaga mu ndeba kure zanyu Jackie ni umuntu utayoborwa ni umuntu utavugirwamo ibyo byo yari declare yabigaragaje kuko no mu magambo yavuze ejo bundi yavuze ko atazongera gushakwa urwego kenshi mu ntanga ubutumwa kubikoreshereza n'ibyo zamana bagariko muri iyi minsi maze igihe mu bintu nakunze kujya kwitwara ku mukozi ukuntu urwego ubutumwa mutanga muri rusange ariko Jackie Sharon njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga ndabanza kugaya abamuha platform abamutunga mikro nahoze ndeba Iris imukoresha interview Iris sinzi niba ari hano mumumbwirire uriya niwe content creator yabonye ni bicyo avuga yumva Iris no kuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview nawe rega ngo asiga ahamagara press conference muze kureba mikoro zari zimuri imbere abo nibo nagaya nkagaya n'ababikwirakwiza nibo nagaya undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe level y'indero ufite ukwiyubaha wowe muri wowe ufite ikinyabupfura ufite ku banyarwanda nicyo bigaragaza hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda uriya niwe content ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu ariko abo ngaya nabo ngabo ariko noneho nabo ndabihanangiriza bira no gukwirakwiza ari amafuti nimwe mu muha rugari ariko turaza kubihagurukira for sure turaza kubihagurukira niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba ku uploadinga warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda nabyo turaza kubihagurukira uwo uri we wese the moment ufite kamera ufite imbuga nkoranyambaga hari social responsibility ufite hari responsibility ufite ku baturage yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose ibyo avuga nka biriya bantu bakanabiseka kumva yagiye kuri space uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima ariko noneho nta kigenda cye urumva nyine ibisa birasabirana sibyo niho umugani umuntu yavuga nawe wowe ugiye guha umuntu uriya ukamuha interview urumva nyine niyo konti ibisa birasabirana tuvuge dute ariko hari kiza gukorwa murakoze cyane urakoze ku mentioninga to bring attention kuri abantu kuko imbuga nkoranyambaga ni nziza tugomba kuzikoresha neza tukazibyaza umusaruro neza ariko mu buryo bwiza nduguyanga mwubaha abanyarwanda njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe bantu bangiye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe ibyo nibyo bantu mubagenera ku bantu banjye iyo rero utibagiye kubabwira ngo please subscribe by content nzima ntabwo bakeneye uriya mwanda hari umuntu mwaribeshye cyane hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza no ntabwo ari yacuruza buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro uraka n'amasegonda ukazima hari abo twabonye bavuye mu nzira niba rero ushaka kuguma muri business tanga content nzima ikubahishe ejo wundi nabonye hari abantu biteramo brag wa mugani utashye wiri kuvuga biriya wagize na content abana bawe ukababaza bakakubaza uvuga ko wiriwe mu biki ariko nziko mu bantu uha uriya mwana n'abana bawe barimo
byanze bikunze ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati ibisa birasabirana ngira ngo byumvikane urakoze cyane muze gusubira muri video nge nakoze urumva igihe baje kwiyakira bavuye kugira gute kumwambika impeta biyakiriye hari iwanyu waka yes nashatse kumukoresha ikiganiro aragate wapera kintu ndi buvuge yes reka nongeye ngwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shine TV show musuza wirereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania awereye hose mu Kinyarwanda reka twizere kumeze neza niba utarameze neza ubwo ihangane ejo bizahinduka ube umeze neza dukomeza abantu bari Masisi dukomeza abantu bari Murenge tubabwiye bakomere kandi bihangane ejo nesho bundi bizahinduka kubera Imana byose birashoboka ni King Illa ngira ngo ni izina rimajije kumenyekana cyane muri iyi mihanda muri showbiz nyarwanda kengera karimo karagenda kamenyekana kirimo kiragenda kimenyekana ririmo riragenda riba ikintu kinini byatangiye kugenda ribyimba njya mbibona rese niba umuntu aguhamagara kengera amazina yiswe n'ababyaka yibagirwa manu zika amazina yawe ntayazi amazina yawe nyine baze kuba utazi izina amazina yanjye bwite ukabuzi King Illa niko kazina ka abantu benshi cyane bajya kuna kumbaza batari bose muvu wowe ntaka ugira ntabwo ni muvunye n'ijya ababyeyi n'irya ababyeyi navuga ni narazengurutse nshaka ka numva ntako bijyanye tu ndakabura uziko abantu benshi bashobora kugira ngo ubundi ako ni ka muvunyi ni izina ry'ababyeyi kabisa biragoye uzara abantu benshi bari mu mihanda biragoye ko umuntu aza mu mihanda akitwa amazina yiswe n'ababyeyi nimba ruko ko mu buta barakuze bayamwita akagira akayahaga bimeze nka bya bine numvishe ngo ari abana bajya kurekarama bakikura amazina biswe n'ababyeyi bakiyita yabo yego cyangwa binaterwa nuko hari n'igihe usanga umuntu ikizina ari kibi cyo akavuga ati ikintu gitwaye muri iyi mihanda mani hari umubyeyi ukwita kibazo ubundi byari byagenze gute gusa umenye umunsi w'ubunyangano bwanjye bari baraye barwaye cyari akari kanyuze bakwise nde je nitwa Response wese Illa King Illa ni inara na amazina yanjye abiri iradukunda se oya yabivuze Response irabivuze Response yabivuze Response amazina yawe namagenurano amazina yanjye nayo yitawe nayo yitawe andi yo nyareka ka Response uko ni sawa nakabana b'iki gihe nyine abantu batarasaza ari umuntu ukubwira izina ukibaza ubundi ufite abuzukuru bangaye kumva ngo Imana iraguha buduru Imana iraguha rero bizagorana ubundi nanjye izina rya kabiri nitwa Joseph nibaza kubona nk'akana k'imyaka nk'ine kitwa Joseph ba Joseph barahari jari abapeti nzi bafite nk'imyaka ine bitwa ba Joseph ega hari abantu bafite tuvuge nimba ari imyumvire cyangwa se ari ugutekereza akumva Joseph muri Bibiliya se wa Yesu ati uranje nizera Imana ngomba kumwita ngo kubona umukecuru witwa Diane biragoye Diane biragoye ahubwo ni nko kubona nk'umukobwa witwa Yohana nabonye ikiganiro rimwe hari umugabo wari urimo kubwira nyakubahwa perezida wa repubulika arimo bata ariko aya mazina twaza yahindura ati warihinduye hari wakubujije oya ushatse urarihindura da ukagenda ukitwa Imana ishimwe iraguha Imana ishimwe iraguha ukahita amanyarwanda yombi yabigoranye urumva buri kintu kibaho nk'umuntu uje mu mihanda biragoye ko wabona umuntu uri mu mihanda ufite izina yiswe n'ababyeyi urumva akenshi abaye nyine aragenda agashaka ka AKA kandi yiyitirira nicyo kintu gikunda kubaho ariko ngira ngo abari kugira ngo bazajye boroshya imihamagare cyangwa imivugire cyangwa se gufatisha byihuse oya no gutwika mbega akamubwire urumva nimba njye narakuze buri mupeti wese anyita Response sibyo iyo umaze rero gukura uri hasi se bizagenda gute rega gira aho nanga amazina ukayahaga aho guhera ku mwaka wa mbere aho utangira kumva ko baguhamagara Response kwa kabiri Response kare myaka bafite n'utundi tuzina sigaho nyamuneka Repo wabona kana hariko mu cyaro oya turatuzira ko nka kamabwa umenye iryanjye kamabwa umenye iryanjye wagiye ugaseka buri munsi wakwitaga ngo iki uribonye buri munsi yego urimenye buri munsi n'ugwagira muri telefone bakabona muvunyi wagita arabitwaga ba Rubyogo oya ngeze nyangari ngirye icyo mubwiye cyo ryari izina ririmo utuntu tw'ububandi bwinshi cyane umuntu bw'ubucakura bwinshi bya hatari ku buryo umuntu wese yaragahita bati uyu nguyu we atansiyo kabisa ari ikintu turabano nk'umupeti uva
nko mu ntara akaza kwigira keje bikaba ngombwa bitewe n'akazi akora bakamwita Kadogo uzi kuriya mupeti yasubiye mu cyaro tuvuge niba yaritwaga yaritwaga Korode iyo uhamagaye Korode atitaba yabyibuka ahubwo wahamagara Kadogo wundi utari wakitaba akitaba nyine none se reka burya ngo umuntu yanga izina ryo mu Bwana nasubira kwivuga bigeraho ngaho kabyibagirwa pe yes nyango twari tubikurijeho kuvuga ngo ni King Ira ngo ni izina rimajije gufata indi ntera muri uyu mujyi ako Ira uri tuvugishwe tutabeshye ujya kumeneramo ubundi we byatangiye bite njya kumeneramo muri uno mujyi nje navuga yuko ikintu cyabaye navuga yuko ari beef yanjye na Karufani navuga ko ari wenda yatumye bino boro ya pranga mwari mwateguye kavuge ngo yego urumva navuga yuko ari cyo kintu nyine cyagize gute cyatumye bino bintu bitumbagera kati se King Ira bimeze gute kano kanya ari n'abantu bakinita Kazungu ka boss ahubwo mbonere kubabwira mw'abantu mwe koko mubona ndi inzobe mubona ndi Kazungu hari umuntu ukimamagara Kazungu ka boss bitewe nuko bira bintu na Kazungu ka boss ari mu bantu nawe nyine ngo bari kurwanya Karufani yego no Karufani abayeho iri akomba we azavuga ngo we na Kazungu ka boss wo Kazungu ka boss atarahari kandi ari ngiye babonye ati byangaye kunde urane we Kazungu ka boss yego ese ni mwari mupfiki mu byukuri ngiye ngo naye natangaje ngo nuvuga yuko witwa Karufani afunze urumva we aho kugira ngo nyine abihakane cyangwa se avuga ati urabize nimba uri umunyamakuru cyangwa se uri umuntu iyo watangaje inkuru itariyo umuntu yemera kugwama ati inkuru yisibe cyangwa se uyivuguruze ibyo ntago ariko yabikoze rero we yakoze ahubwo ikintu cyitwa kuza kunsanga aho narindi we yakoze mwaricaye mutegura buryo ki mugiye gutwikira ase dutegura gute reba gutegura uziko hari abantu bajya bakora ibintu by'imikino bikavamo ibintu biri seri uziko yakubabaje bro itonde yambabaje gute uziko yakukubise ukababara yaramumye man uziko narikanze navuze imana zipuranga mutegura mwagiye mumenye nkaburiya gukuramo ijisho cyangwa iki aha nta gutegura mwese kamanze nkubaza ubundi iyo ari prank tuvuge nk'umuhanzi ateguye prank runaka nuko hari ikintu runaka bagiye gutwikira sibyo kano se nawe uratwika n'ubizi satwikiraga iki yatwikiraga ururimo ariko rwari rwamaje gusohoka n'ubundi kirya gihe arimo ararutwikira aheze reka no gutwikira nawe ngo uzamukire se kunwikira Karufani ntabwo twari tuziranye Karufani ntabwo twari tuziranye byose nibyo babitegura Jay we yarari behind se wamubonyemo mu byo wamubonye tuvugisha uko utazi behind the scene uko bimeze yego nyine Jay urumva ni umuntu umfasha bya buri munsi kugira ngo ngera aho ngera ariko muri bya Karufani se wamubonyemo ariko yarari inyuma da wamubonye abahanga bavuga ko yarari inyuma oya nabahanga kandi hari ahantu kamera yarazengurukaga ibaze kujya gukubita bakabanza gutungaho kamera ibade kadutanga umucyo kuri kino kintu urumva wenda abantu man uziko nyibona comment imbe nkibaza ubundi bintu bimeze gute hari ahantu haragiye gusohoka indirimbo yitwa I Can Fly y'umuntu witwa Karufani kandi urabizi nta muntu udakora prank mwana kugira ngo ikintu kinatumbagere nje niko nabivuga urumva rero ikintu cyabaye habaye gutegura kugira ngo boro itumbagere kuko niba arabonye ngumbi yankubise rero ngumbi gufashe waba akajisho wahinduka akajisho vuga ngo nago yamfashe nago yagufashe irangumbi gufasha atinduka akajisho byavamo kabisa ritarevamo kajya gushyingura wa mugane wa Jack ngo ukomye urusyo nago nakibagirwa byagenda kose reka duhita twinjiramo nyine urumwe mu bantu bakomeze comment cyane zikomeye cyane ku itandukana rya Jackie n'umugabo we ndetse n'ibyo Jackie yari yaragiye atangaza uri n'umwe mu bantu washyizeho umucyo akavido baze kumfasha tuze kuza kugashyiramo mbere yuko bino bintu biba bakimara kukubwira ngo Jackie bamutereye ivi ndabyibuka aravuze ngo ntanze amezi 3 akavido nakabonye ubwo ushatse kubigarura ngo uneranye na Jackie ntanze amezi 3 ngo nzagaruka nongere ngusubiriremo ko Jackie azaba atakiri kumwe n'uriya mugabo amezi 3 koko aruzi nagarashe yaratarashira yego yaratarashira bahise batandukanye noneho batandukanye bananeranye bikomeye bani ndashaka udufashe kwinjira muri kino kintu tugikorera ubusesenguzi kabisa ku kintu cya Jackie ubundi bakikubira Jackie ni umuntu w'ibranding cyangwa yinjiye muri no mihanda yibrandinga nabi kamaze bivuga uko yibrandinze naka tuvuge n'ibyo byamufashije kuba yagira gute yatwika tuvuge wenda nimba yari kuza mu mihanda akora ibintu byiza hari n'igihe tutari kumumenya aho ukuntu yibrandinze abantu bose bagize amatsiko yo kumenya nde umuntu witwa Jackie nyuma yaho nibwo yaje kugira gute kuba yakisubira no akora ibintu navuga ngo binyuze mu mucyo sibyo ntago najya kuvuga wa mugani wenda ngakabaye cwende nikoga ngo kagire gute ngo niyo koze ngo nigashira umwana ngo niyo gashira umwana nigashira umuntu ngo niyo gashize umuntu ngo niyo bagashira amakenga ibyo ntago ari King Ira ubivuze icyo ni ikintu naje mu isi nsanga kiriho rero uwitwa Jackie bitewe n'ukuntu imihanda yari amaze kuyijyamo urumva n'ukuntu twamubonaga mu mihanda yego yarahindutse ariko nawe aracyari rutwitse nje nawe undi mutima mubi navugiye bira bintu byo kuvuga ngo umuntu witwa Jackie namara amezi 3
bizagenda uko nabivuze nyene urumva naho ndi mutima mubi nge nari mfite ahubwo ni ukureba ese mu mboni yawe nk'indeba kure umuntu witwa Jackie bizagenda gute nyuma yuko akoze ubukwe cyaba mutereye ivi naho ndi mutima mubi wakaraka video ahubwo uribaza uti se Jackie brandinze kuriya Jackie akoraga ibigana akavuga ngo njyewe nubwo nashakwa nta kizambuza kujya mu bajama banje ako ni akantu ka mbere sibyo ukibaza uti Jackie aragenda rwubaka ibikunde ese mu bantu mwabonaga mu ndeba kure zanyu Jackie ni umuntu utayoborwa ni umuntu utavugirwamo ibyo byo yari declare yabigaragaje kuko no mu magambo yavuze ejo bundi yavuze ko atazongera gushakwa ahubwo azashaka sibyo ukibaza uti se Jackie aragenda avemo umuntu koko wakubaka njye naho ndi mutima mubi nabivuganye ahubwo nimba ari ukwako nyine umuntu akora ari umukristo akagera no mu gihe cyo ngo baneretswe rero narahanuye naho ndi mutima mubi wari uhari sibyo ahubwo ari ibintu ntabwo yuko ari uguhanura ese baracyari kumwe oya kandi n'impeta yarayishyinguye muri toilette none ako kamari bazagashyiremo nimba bari kumwe bivuze ngo ntabwo ari ibintu byanshimishije sibyo ngewe ntabwo ari ikintu nazango ngo byaranshimye kuba Jackie cyangwa wari uhomye umujamante sha ari kuningana nazango twari duhomye umujamante wacu aragaruka n'ubundi Jackie ni umuntu wanjye akimara none nabera bikimara kuba yaneraga story tukagana nkabona naribi urumva nta nicyo bivuze pe ni bya bindi byo guhanura ahubwo dore ikintu nge navuga umwaka usigaje iminsi ngahe ngo urangire asigaje iminsi 20 iminsi 27 iminsi 27 kugira ngo umwaka urangire mumfashe dusenge dukora amasengesho umwaka utazarangira tukajya kumva kuri kalendari ngo batwongereje amezi 2 oya birise none uyu mwaka utazarangira none se bara ibintu bibayemo byose sibyo noneho umbwire nko mu Rwanda cyangwa se muri showbiz yacu mu Rwanda sibwo bwa mbere ubonye umuntu ushyingura impeta ubwa mbere mubonye wenda kuyikuramo ukekora ati umuntu ntabwo tukiri kumwe ndayibitse cyangwa se ndanayijugunye biraho ngaho ariko noneho gutegura ugahamagara n'itangazamakuru ugafata impeta ngo ngiye Jackie ngiye kuyishyingura muri tuwareta aho byabereye aho bayimwambikiye niho yagiye kugira gute kuyishyingura kuri dekeza ni kuri dekeza bari kuki ni kuri Saint Paul ni sinza bayimwambikiye nago nigeze make ni bayishyingura kuri Saint Paul bivuze ngo nibwo bwa mbere mu mateka ya showbiz habonetse umuntu ushyingura impeta none akaba ari umukobwa sibyo ahubwo ikintu ushobora kwibaza amagambo yayivugiyeho ya bintu z'ubukunguzi amagambo yayivugiyeho biraza kugenda gute ya bintu z'ubukunguzi mu by'ukuri sinzi hano haraza kuzamo akantu abantu bakomeje no kwibaza no gukuma gutindaho ese kino kintu ntago cyaba ari prank sibyo ari uriya mugabo aho atandukaniye na Jackie nibwo tumenye yuko burya yari umusani ari umuhanzi abantu benshi twari twahita se uriya mugabo ni mugabo ki ni muntu ki washoboye Jackie yamubashije iki byagenze bite yes muze gusubira muri video nge nakoze urumva ikibaje kwiyakira bavuye kugira gute kumwambika impeta byakiri hari iwanyu wakaso yes nashatse kumukoresha ikiganiro aragatewa pera kintu ndi buvuke kandi nyimba ari umuntu ukeneye gutwika cyangwa se umuntu wo mu mihanda atavuga ati ngiye nafashe umwana narongwe byabaye ariko yanze kugira ikintu atangaza abantu babaza ati se uno muntu ugiye gushobora Jackie ni muntu ki bimeze gute ku munsi w'ejo nubwo abantu bamenye yuko ari umusani burya ari umuhanzi ako nawe nureba runo rugo ni urugo rwubakiye ku muhanda shyuhunye njizemo ikindi kintu kirimo cyane nanshanze noneho benshi bagiye babihuza n'amategeko ya leta bagenda banavuga batari si ibintu ko tubona noneho Jackie aho yagereye aho yigenje ko ashobora kuba yakoze ibirimo bigize icyaha ko yatukanye ko yandagaje umuntu mu ruhame ko yasebeje umuntu mu ruhame Jackie ni umuntu wahaye warning sibyo nawe ubwe azi yuko nyine atagomba gukora ibigize icyaha ariko nanone ibyo yakoze ejo byashoboka ko byahaba harimo ibigize icyaha dusubiye no kuri live yakoranye na Dum byashoboka ko wenda haba harimo ibigize icyaha ariko icyo kintu kigize icyaha urumva wowe yagikorewe ni intungane nusubira kubiganira akoreye kwa kuri YouTube channel View Nation kwa Benove ukareba ibintu yavuze bivuze ngo we yamenye ahubwo amabanga y'urugo bitandukanye n'ibyo Jackie yavuze wenda Jackie arabaje ati se niki cyatumye itandukana n'uramuka nazi kurongora yego nicyo yavuze ahubwo ati ngirago nabana n'umugabo utazi kurongora
kandi koko Jackie mu mihanda buri kimwe cyose arakiha ariyambika yikodeshereza inzu ndetse n'amakuru ari imihanda avuga yuko uriya mugabo yari yarimutse ajya kuba kwande kwa Jackie urumva bivuze ngo yari yaratahira Yesu umugabo watahiye mwebwe nimutwe wamwita bivuze ngo ni naye wahukanye bivuze ngo Jackie yirukanye umugabo oya umugabo yarahukanye nyine Jackie yirukanye umugabo Jackie yirukanye mu rugo nzokera mu niko bimeze nujya mu majwi wasohotse bwa mbere urumva umugabo bwe Benove ati uramenye utabitangaza narakuraho imyenda yanjye urumva bivuze ngo Jackie mu mihanda buri kimwe yarakihaga yarambaraga amafunguro meza buri kimwe cyose yasaga neza icyo yari akeneye ni kimwe cyake nikiba kuri wanyu ni nacyo yabuze rero ahubwo haza kuzamo akantu mu kiganiro uriya mugabo akoranye na Benove avuga yuko Jackie nta sida yari arwaye iki umutezi sinimba kumvisha umuntu wavuye mu itango ni mu gihe family sibyo nibajije ni bari ababujwe ko bafite n'imiti ngo yongera akanyabugabo Jackie kuki utagiye kwivuza umutezi koko nimba ari byo ngo navuze umugabo wawe ubundi akazi gakorwe neza ibintu byaba gutwika natwe tukaba twashyushya amatwi byashoboka ahubwo nge ndibariza nimwe kano kanya ari abantu bataremera yuko uwitwa Jackie koko yaterewe ivi biri seriye nubwo yashyinguye impeta sibyo abantu bakavuga ngo ni prank ahubwo turebe neza ese mu gutererwa ivi byaba ari byo prank cyangwa se mu gutandukana niho ari prank ngewe mpamya ko yego gutererwa ivi byaba ari byo prank gati kubera gutandukana uramutse watandukanye n'umugabo wawe yego ari prank yego nago wagiye kumusebya kara kagene kankubwira impamvu kuri ibyo bintu bibiri uvuze impamvu nge wenda gutererwa ivi nabyemera nka ari prank sibyo kwambika umuntu impeta ni ikintu ni nk'umuhango runaka ubukoze kandi kano kanya tuza abantu bakora prank yo gukundana pe biraho ukagenda ukishyura umuntu mugakundana biri prank bikarangira sibyo nibigere mu kuba mwatererana ivi ikindi kintu uriya mugabo akimara gutera ivi nta interview yigeze akora na nyuma yuko babanye nta biganiro yigeze akora kandi abantu benshi bari bamutegereje iyo akomanga nshaka ikiganiro buri hamwe hose bari gufungura akabaye ikiganiro sibyo ibyo ntabwo mbyemera nkaho ari prank ahubwo mu kuba baratandukanye impamvu ngo birashoboka yuko byaba ari byo prank Jackie uzi ko afite warning akaba arimo aravuga amagambo angana kuriya nta kintu na kimwe yikanga nukazi kuri mugabo atamureka ariko se ko ribi bifite inshingano zo kugenza icyaha igihe bisabwe cyangwa n'igihe itabisabwe yego igihe yumvise ibyo wavuze cyangwa ibyo wakoze bigize icyaha yego none se kamanza ngo baze muvunyi wenda ibyo bintu ntabwo bisobanukiwe neza nje ubwanjye nkakwataka wowe ubwawe bikaba ngombwa yuko nkurikiranwa n'amategeko akanamana niwemerewe kuzikaho gati uno muntu ni mu mwihorere ntabwo ibyo byemewe ubundi hari ibyaha runaka byemewe ko ibyo bintu birangiriye aho ngaho yego ariko hari n'ibyaha byanze bikunze yego itegeko riguhana uko byagenda kose ikindi kintu cyabayemo sibyo dufate yuko wenda uriya mugabo yari kujya kurega Jackie sibyo ariko kano kanya byagakwiye kumurega watamusubije kuko uriya mugabo arimo arasubiza Jackie barimo barasubizanya ndetse ni nayo muntu wamenye nk'amabanga y'urugo kurenza uko Jackie yayamenye Jackie yagaragaje impamvu yamukuye kuri uriya mugabo ahubwo uriya mugabo no azana icyo nakita ngo ni isebanya no guharabika akoze ubundi babikoze mbere yuko babana kwambika nivi byari bisobanuye ko abantu bahise babana ntabwo bivuze ko bahise babana nari mpamvu ngo usibye ko hari abantu bazwi ko gahunda itagenda neza yego bari babigeragejeho kandi nkubwira ko amakuru ari imihanda avuga yuko umugabo yavuye iwe agasanga umugore ngo nicyo gituma ni muri Bibiliya ngo umugore uzasiga so na nyoko ugasanga umugabo yego ariko kwa Steve nicyo gituma Steve uzata geto yawe ni geto yabage wabo se uzata geto yawe ugasanga Jack mukabano ko mwabyemeje none akaramata karanze y'amezi wagiye gukurikira iki y'amezi 3 yawe aba amezi 3 havuyemo ni ukwezi kwari kutaruzo ikintu kijya gukurikiraho ndabona no mugabo washobora kwita yitwikira kuko ni mana Benove arimo aravuga ngo ngiro mugabo yanyatse ko dukora n'indirimbo ndabyanga sibyo ariko tugiye kujya gute kuyikorana bivuze ngo no mugabo wenda byaba no mu nzira zo gutwika tatubivugo so bivuze ngo Benove ahise yuririra ku mahane ya Jackie nuriya nababyuriye Benove no ubwo yari afite ikibazo na Jackie kandi barakoranye n'abaririmba barakoranye ariko bafitanye ikibazo ndetse amakuru anara indirimbo barafitanye yitwa ngo nimba ari Kampala yanze gushutinga Jackie bahita bamukuramo urumva kandi batandukanye ku munsi bari gukoreraho shoot
urumva ahubwo Benove aragenda araceceka yanga kugira ikintu atangaza na Jackie araruca ararumira kugeza aho uriya mugabo atandukaniye na Jackie nabwo bijya mu mihanda nanone amakuru aravuga yuko bari bamaze ibyumweru 2 batabana cyangwa se batavugana baratandukanye n'ubundi uriya mugabo byanga bikunde ni watangaje amakuru bwa mbere kuko hasohotse amajwi uriya mugabo mbere yo kugira ngo Jackie agire gute avuge uvuze ngo Jackie ku rundi ruhande nta kibazo kirenze afite so bivuze ngo uriya mugabo yatavuga yadasohora amajwi Jackie yari guceceka yari kwidirekera Jackie yari guceceka kandi Jackie nta n'ikibazo afite nta n'ikibazo yateje mu mihanda Jackie aravuga yuko icyamukuye muri rwa rugo ni icyari icyamujyanye nicyo yabuze sibyo arigendera nashoboye ariko uriya mugabo yageze avuga yuko Jackie arwaye imitezi numva no mu video twagiye dutambuka yageze naho avuga yuko buriya Jackie ngo yararwaye yararwaye ibiheri yes ko bantu wenda ibiheri bya bindi by'ibikoko by'ibikoko yamwe biza mu buriri ngo mu mugongo urebye wasanga harimo dodani nka 7 aho rero ko bakabije batangiye gusebanya bikabije urumva uriya mugabo ari gusebya Jackie sibyo Jackie yagaragaje icyo yapfuye n'umugabo gira ngo urabyumva ariko noneho umugabo we ari marasebya Jackie tuvuga nimba njano ushaka kuza hano nkava nakoze ikiganiro bakamaza ko iki twakoze ikiganiro nasanje mu Vunyadari nana kamera ari nditahira urumva ariko wowe baje kurana ngo ngo King iranagiye kubona tugiye gukora namba na mezo kunuku mbona je yasinze mbona ibi mbona yambaye nabi mbona ibi yego akuvuze ngo naje nasinze baguseka kubera gutanga inzoga byo birazwe urumva bivuze ngo rero Jackie yatangaje impamvu yatandukanye n'umugabo ahubwo umugabo we yamusebeje noneho ikibazo ryari ni kimwe nubwo hamwe nta muntu useba kabiri yego negeza ko Jackie niyo abantu benshi bari bavuze bati oh Imana ishimwe DC Jackie kumbe burya nawe agiye kuvamo umugore ubu birarangiye agiye kuva imihanda uyu munsi none bakabonye buse urumva bose batari bugaruke kuri rya jambo bamanga akabayicwenda ni koga gusa na Jackie akimara kubona uriya mugabo niyo yari inzira ya danje yo gutwika sibyo inzira ya danje yo gutwika bitewe n'ukuntu Jackie brandinze hari abantu batavuganaga bati Jackie Jackie umuntu w'indazi ko njyara abantu nahamagaraga nkabagane ndabyibuka ngiye ubundi gukiragihe bajya kumuterera ivi naye nibereye Muhanga gusa nzamuka kare mvuga ngo ngiye kugira gute gushyigikira umuvandimwe yes akwabwira umuntu ngo ngiye kwitabira ibirori bya Jackie ngo Jackie undi wari indaya ngo yarahindutse ngo ngo neruka kumureba kiri indaya nahise muvaho cyo cyo kucyumva bivuze ngo Jackie uko yibrandinze nabi aho yari aboneye umugabo rero yari akwiye guhindura sibyo byangombwa kanabatizwa rega ariko umugabo yavuze ko n'ubundi na Jackie atigeze ahinduka murabyumva ko n'ubundi yakomezaga muri amaniga yiwe agakomeza akajya nyine se yabivuzaga no mu biganiro na Jackie yarabyivugiraga tigiye kuba ngiye gushaka umugabo cyangwa bagiye kuntera rivi none nzakomeza nigire mu maniga yanjye urabwira ngo nk'umugabo ugiye gutera ivu umuntu amaje gukwerura yakubwira yuko atazabivamo utari kurushywa n'ubusa wasanga yarabizwe bazatandukana ni amatwi ari mu rupfa tumva se amatwi ari mu rupfa tumva cyangwa se ugasanga yarabizi yuko n'ubundi batazarambana ari mpamvu nakomeje kubaza ngo ese mu kumutera rivi nibyo prank cyangwa gutandukana nibyo prank kano kana ntago tuzi ukuri kwa nyako ngo nukuye ari mpamvu ngira wene n'abantu basesengura musesengure gake nyamuneka basesengure gake yes ngira ngo ira ntago twahura ngo dutandukane nakubaje gukintu umugabo witwa Jihad yego agushyira mu majwi kenshi yuko uri umwe mu bantu bakunda kukugendaho mu biganiro mushobora kuba mukora kagaso ndashaka ukiriyaringa kino kintu yabo ku bakunzi ba Jihad ndetse n'abakunzi bawe abantu bamenye kino kintu kive mu nzira kabisa ko buriya gihe niba ari ikintu cya mbere nkunda ntabwo nkunda ibiganiro birimo amatiku sinyakunda no kuba nakorana n'ikiganiro n'umuntu ngo avuge ngo bamubonye yakoresheje cya kindi kirwa yituka Jihad kandi Jihad ni inshuti yawe turamuzi kandi Kingira ni inshuti yawe gute wowe ukoresha abantu ibintu nk'ibyo ngibyo aya kwa Jihad ubundi nge nta kibazo mfitanye nawe niko navuga ari Jihad nanzi nanjye ubwanjye simuzi niko nkunda kuvuga Jihad ntabwo ari umuntu tuziranye yarago nagiranye ikibazo n'umuntu tutaziranye sibyo ikintu kiba Jihad ari mu mihanda King Ira ari mu mihanda yego iyo Jihad aramutse abonye ikintu kindi kitari cyiza byangaye ko narazi kayibwira abanyarwanda ashobora kungusora nakanganiza ati King Ira ibi nibi ariko akagira n'inkuru atangaza rero Jihad nta kibi na kimwe muvugaho sibyo kuba yakora inkuru nanjye nkaza nkabwana rero Jihad byari kugenda uko cyangwa se byari kugenda uko urumva nta rundi rwamufitanye na Jihad nta kibazo gifitanye na Jihad ari iyo wenda avuga ngo King Ira ngaritereka akantu kakagira gute ibyo nabibaho kuri gasambi kawe
aya nagasanga ni kumukeka ngo Jihad yazanye agasonga bugari kasuka azana akabyindi nawe uzanye umukeka wonge ndi kumukeka nabonye Daniel Rurema we yazanye akanyafu na akanyafu kara akanyafu ka Daniel Rurema kararenze aragatsibura nje nabonye video njya kwita mfunga neza ndikingirana mubanze yumve aganireka ndebe iriya niyo content mbonye iteye ubwoba ntabwo yagukundiye ko umutereka kuri kamera adafite kara kanyafu iriya content gashaka kubanza gutsibura abantu muri iyi mihanda iriya content iteye ubwoba Dani ngo yazanye ikintu cyo gushaka kukiriyaringa ikintu ati kubera iki murimo guhisha abantu yego kubera iki murimo korosaho yego kubera iki murimo kubwira abantu ibyo mbese mwe bashaka kumva nanjye nicyo nkubwira ni turebeye kuri Daniel Rurema kari akanyafu hari abari kuza gakebura bataziranye kuko ari byo bakoze mu mihanda bitari byiza ni nkuko nanjye nshobora gukora inkuru kuri Jihad sibyo Jihad yakumva iyo nkuru atariza kandi koko ibintu mvuze ari ibyanyabyo cyangwa se biri no mu muhanda akanyikoma ngo namwinjiriye kandi ari mu mihanda sibyo nimba yagenze nabi ndaza mbimubwire cyangwa se mbivuge nirinde kumwinjira mu buzima nimwinjira mu buzima hari amategeko cyangwa se hari n'abandi bantu babishinzwe kudukurikirana sibyo icyo gihe nzabibazwa yego ako nago naza ngo ninjire mu buzima bwa Jihad icyo nkora ni showbiz ngukemura nyine nukuza nkane nimba showbiz byagenze uko kanange ka kanyafu wa Morgan ka Daniel Rurema nta n'ikintu nago binsaba ngo turaziranye cyangwa se nituziranye pfa kuba uri mu mihanda ariko ninkwinjira mu buzima uzavuga ngo King Era warengere sigaho kandi nge nemera gukosorwa rega bundi rega ukosa n'unakora kandi gukosorwa no kugira ngo uzakora ibyiza ubutaha yes nge nemera gukosorwa pe nakubangamira ngo ati ntago ari byiza bireke cyo ukora inkuru ya nyayo nanone itaninzi ko ati nyamara yego inkuru niyo ariko wapure kunyangiriza izina cyangwa iki mwabireka urumva umuntu arakosa kandi akanakosorwa baravuze ngo urankunda kuvuga ngo uko umuntu agaragara kuri kamera ntago ari kabameze inyuma sibyo bivuze ngo naga abantu twese turi beza cyangwa se naga abantu bose turi babi bivuze ngo nemera gukosorwa ngiye rero niba kuvuga ikintu wambwira uti gihagarike nkipowera atuze yes aha nyango je nibigenda binyiramo byose turimo turagenda dukubita tubangura buri ikiganiro cya mbere ku munsi wa mbere n'umuntu mu gikoranye hari uburyo ugenda ucamo mu tuntu twose kugira ngo butamuzica arimo tugiye kuvuga ku kintu runaka yego iyi mihanda urimo kwibona gute ko abantu barimo gushaka kuyigira yabo abandi budufite utoya bakamera nk'abashaka gutsikamirwa wavuga mu dufite utoya bakavuga ko babagenzeho yego kubera yuko wavuze ku bantu bakubanjije muri iyi game yego urumva ikintu gihari muri no mihanda hari abantu bavuga ngo baje mbere sibyo kandi kuza mbere ntago bivuze ngo niko kugafata cyangwa se kugerayo mbere kugenda mbere ntago bivuze kugerayo mbere sibyo hari abantu baje mbere muri no mihanda bifuza ko ba bantu barimo baraza ahubwo bajyamo munsi nimba nakubonye inkuru nkamuvunyi sinze ngo nyivuge ahubwo mbanze ngo nyureho sibyo nyene nicyo ngicyo nuko imihanda yubakitse hari abantu nyine banini badashaka kuvugwaho ahubwo babandi barimo brinjira mu mihanda bakifuza yuko babavuga ariko ibyiza bakomeza babarata amashimwe nyine kandi iyo urasa umuntu amashimwe mu gihe yakoze ikintu kibi jya umenya ko nawe uzaguma hasi sizi muri kubyumva nye nimba umuntu wambanjije akoze ikosa aho kugira ngo nze ndivugeho akansaba yuko mora mu kwaha kwe nkavuga ibyiza gusa sibyo bivuze ngo nanjye nyine nzaguma aho ngaho tu imihanda nyine ni nkuko bivuze hari abantu bashaka mwebwe kwa kasuko muzo ko mutajya muri fan ara mwebwe nago muri fan akabisi kitagenda murakivuga nkanye ngira soroga ivuga ko nta muntu mvomera utuzi natumvomera nzitereka mushimire urumva birangire uri umuntu yaguhaye nk'umukurira ubwatsi niko bigenda ariko mu gihe ari icyagaragaye gishyira mu mihanda kandi ikindi kintu nago nkunda nyine ni gake nisanga abantu baba YouTubers benshi bivuze ngo nago ndagira inshuti nyinshi z'aba YouTubers sibyo bivuze ngo nago ndagira muri rwa rwego rw'uko umuntu muri mubaho ngambwire ngo King Era numvuge kuko nago duhuza cyane bivuze ngo nyine nkuri nkuru kuko nzi ko nta muntu irabangamira ngo utazo ubushuti bwanjye nawe abari baguhamagara se ngo bakwiyemera kubwira bati wawe peti ibintu wavuze n'ibyo byose oya ngiye umbwiye uko ngoko nanjye ndicara nkanariza nkavuga nise ibyo navuze ni ikosa cyangwa ushaka ko nyine nsukura ari abagutwitse ushaka ko nza nge nkuvuga neza ngo nitereke nanjye mugakeka yego nza nkuvuge neza murata amashebe nita nkubaza nisa rutuza umvombe rega ikiri cyajya tugomba gukora showbiz mpaka duswenyutse kandi ukayikora neza nitwibaze kuri aba bakuru nitwibaze ko batadwa batsuke iki tureba no kuvuga ukora ikintu ukabuza yuko nta muntu winjire muri famiye ye nta muntu wabangamiye icyo yakoze yagikoreye mu mihanda ndetse nta nubwo wamwinjire we ngo urengera
nimba wakoze ikintu nyivuga uko kiri sibyo ariko nanone sinza ngo ndengere ngo mbe nashyiramo ibitutsi mbe nagutuka mbe nagira gute ibyo byo ni ikosa ikindi kintu byakabaye byiza umuntu ugiye gukora inkuru ubanje ukamuhamagara ukamubaza kibazo abakuru se barita bashaka nyine nicyo kibazo nanjye King Ira nshobora kwicara nkamara imyaka 2 narongera kwitereka kuko inkuru ndi kubona nibivuga kuri Jihad ndamuhamagara nkupi kuzarindira igihe azitabira ngamo uburenganzira kandi no umuvuga araza guhamagara avuga ati we peti wacyana warengereye byagenze gute ibintu barahamagara cyane ko naguhamagaye ntunyitabe ngo umukuri uziko yigihora n'umuntu muri no mihanda mukuru mwara nko muri no muhanda umanuka ari umukono waruremo kahita wambuka yanga atakurya inkonde agako noneho ari n'abakapo bayigezemo kirasigaye bagena mu dutwikiriye sho no kugutera ikiziba kandi waravuye kwande ukodesheje imyenda y'umweru kwa yangsi wavuye kwa yangsi yikodesheje yego basanga nyine ni ibibazo yes kugira ngo impamvu barimo kwivuga gutyo hari umugabo umwe twigeze gukorana kera umugabo witwa Ganza yari afite DJC Media umunsi wa none yahindutse Ganza Films bajyaga tujya gukora inkuru akatubwira dawezisha iyi nkuru ugiye gukora igiye kumara iki sosiyete yego urabyumva ntacyo ariko n'ugutwika imihanda barimo baratwika ati nigeze nkubwira ko nshaka gutwika yego ko nshaka gukora ni na mpamvu uzarebe mu mafilime yose ya Ganza Films we yikinira ubutumwa gusa yego kandi akeneye episode irangira ikintu kibaho mu kuvuga wenda agakeneye ubutumwa abantu batekereza bitandukanye hari umuntu utekereza ko akeneye gutanga ubutumwa hari undi muntu uzana muri YouTube akayigira business sibyo nje bwa mbere ninjira muri no mihanda ninje muri ibintu bijyanye na gospel muri iboro bijyanye n'iyobokamana ariko umukire nakoreraga niyemeraga ko hashyira kiri kiganiro no cyaba cyavuze kuri inde utari umugospel ntabwo yabyemeraga bivuga ngo we nshaka gutanga ubutumwa bwiza apana kugira gute kwinjiza kuri YouTube ariko abantu benshi bari muri no mihanda ni business tugendere mu Kigali cy'abantu benshi ubundi se ntawe wakora ubutumwa bwiza kandi akanakora business nyine birashoboka icyo gihe wenda ushobora gufata aho kugira ngo nze kuza kwitara mvuge ngo ngewe King Ira nabonye akazi atahamo ntangiye kumusebya muri rubanda waruzi ko King Ira uburyo ajya nariye waruzi ko ngiye gukora operation y'uburyo King Ira yavuye iwabo bamwirukanye n'ibyo byose aho ni wari ikibazo ahubwo cyagakemutse nujya gukosora umuntu cyangwa kuvuga ku muntu ukamuvuga ku bibi jya utanga n'uburyo yakoramo cya kintu neza ese nimujye kuvuga ngo King Ira ndabura cyangwa se nahabi urumva wampaye ibyo kurya niyura wabimaye cyangwa se wanyeretse uturimo tw'amaboko nanga kudukora ngo mbone ibyo kurya yes cyangwa bitewe n'akazi wenda akabindi wo katamenyera ibiceri neza urumva gututaje ngo umfate ngo umakazi keza kazanyishyura cyangwa se unakanshakira aho kugira ngo ujye kuvuga ngo King Ira utahano habi wariye nabi ibintu nk'ibyo ngibyo bivuze ngo twiga ikintu muri iyi mihanda ariko twere dushishikajwe no gushaka ibitagenda kubera none uri umunyabwenge uzaza agakora ikintu kizima ni ugukora ibitagenda akavuga nuko byagakwiye kugenda Ira reka twisoreze ibyo nabyumvishe niba uvuze ibitagenda vuga nuko byagakwiye kugenda we kuvuga ngo ntibigenda gusukizeka aho ngaho ko bitagenda ko bikubye mu mutwe wawe ufitemo ko byakagenda yego nyine nicyo kibazo ugasanga wenda umuntu akoze ikintu ushobora gukora ikintu kigapfa ako umuntu guseka basi nawe yagejeje nta nubwo yahageze kaba guhagaze hejuru ngo bya bintu byapfuye nyine byapfuye ariko byapfuye ndimo kubikora we byo wakoze birihe ibizima ni ibihe cyangwa ikore gute icyo nicyo gikeneye naho ibintu byo kuza ugakreya content ukavuga bikarangira uri umuntu witwa Skype yari afite content nziza man icara wige wenda we yaraza ati icara wige akakubwira n'impamvu kwicaje ejo nakavuga ngo runaka tumwimure muze ngo yakweretse aho uri murakosa ukikosora bikarangira agaruka avuga ati ubushize naraje ndamwicaza ariga ndanamusibiza uyu munsi ndamwimuye ako ndamwimuye ari content nziza reka twifuze ko izagaruka icara wiga tuvuge ngo izagaruke Ira yego dusoreza ahangaha dusoreza aho na bine twabikora mu kindi cyiciro ibindi twabikora mu kindi cyiciro iyo ari nka introduction yo kugira ngo King Ira ubutaha ni mu mukunda byandikeho muri comment nzamubagarura ariko muvuye muti hari icyo twamumenyereho hari dushaka natwe aze kuza kukitubwira nahangaha tuyibone Ira agasiro kaka abantu bakuzi gute agasiro kaka ubundi ugiye kwivuga nka introduction yawe iyo ngiye gukora introduction ndavuga ngo ni King Ira inkuba ku butaka indeba kure muri showbiz umwami w'imihanda inshuti y'aba diaspora ariko kuri iyo mvuze izina ritoya ni King Ira indeba kure nkigarukira indeba kure ariko mbona irimo kwereka kuba inshuti y'aba diaspora cyane nukubera iki oya ntago ari inshuti y'aba diaspora cyane nuko aribo bantu nyine akanyenyeri gakora cyane ntako ndabona oya
nawe limit wari wabona nayo ndabona sinzi nuko biri se abantu bose badukurikiranga kuri Shine TV Yego. ndashaka kuvugeho nimero yawe yego umuntu wese nibuze kuza kuyireba uzagaruka uvuga uti cyo koza nabonye akawodi limit abadiaspora hano barakora barakora cyane Yego. hano akanyenyeri karakandwa da ni ukuri abadiaspora ntaho limit ndabona nayo ndabona bakuremere bandemere mwandike 0793833693 rero ubwo uri umwandi uno munsi nanjye ejo nagukandira cyangwa ushobora no gukandira wowe uri Nyamasheke reka buri hari igihe umuntu agukandira ari muri Amerika nawe ugasanga yagukandira wahise ukandira wowe uri wese ukandi w'inyamasheke Nyamasheke ugasanga yahise akandira wari uri mu kabandi urimo guhinga reka amafaranga nta muntu yagenewe nta nyirayagira yes king iragira ngo reka mushimire cyane kuri akanya warufashe kujya tubande kuganiraho channel ni Shine TV Rwanda nibisanzwe kuri microphone abari Joseph Muvunyi